bantu beza shyira akaguru kandi wicare utuze uri ku rugendo uri mu kazi uri mu rugo uratuje shyiramo ekuteri wowe wicare wumve waza amatwi iyi ni Triple Sports Arena. Turn on your speaker or mobile. Here we go. Just play, and play as much as possible, and play and play and play. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Try to tactics to understand the game. Why we decide to do that or not in the other way. You heard it? Yes! Good. Vuba, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Ngaye nguko wabyumvishe ntabwo ba DJ yire ndagerageza nkoresha ya kure cyane ariko tugerageze twegerane nawe mube hafi ariko nanone aka kantu rero nimba wumva uri kuba informe ni wumva wabikunze wano tutabisangiza abagenzi bawe like share and comment biba akarusho subscribing dukomeze tubane muri umuryango mugari turi gukomeza kubaka wa Triple Sports Arena. Rero nkomeza mite nkuru na page ndi kumwe na Deni umugabo wabuze cyane ukwiye gucibwa amande makuru imeze bite mukanya twari byamutswe byandikwa bivugwa byo ni byinshi cyane. Manchester City yabaye crowned champions byo nago twabitindaho cyane. Arsenal barabotlinga Jurgen Klopp araririmba ntaryama mu gihe Manchester magarutse abitwa ba Rodri ba ya Grealish gatama ni kenshi cyane amaso ntare kurana kugenda barandatanye kweri ariko mu baturanyi Old Trafford discours ni nyinshi cyane tega amatwi. On behalf of the players, staff, myself, I want to thank you all for the brilliant support during the season. As you know, it wasn't an easy season, but one thing remained constant, and that was the begging of you for the team. But the season is not over yet. First, we travel to Brighton, where we go for 3 points, and then we go to Wembley. And I promise you that those players will give everything to get that cup, to win the cup, and bring him to Old Trafford. And we are sure you will be there supporting us. We thank you. You are the best supporters in the world. Thank you. Denny, nyuma yibi, what's your reaction kuri ibi? Ego Fred nubwo mfatiranye ndi imihanda bwose ati reaction yawe kuri iriya jambo umutoza Erik ten Hag wa Manchester United yavuze ku munsi wa nyuma ubwo batsindaga Brighton 2-0 warivugaho iki? Ashimira abafana avuga asa nk'ubaciramo make kuri sezirangiye ndetse ababwira ko ibiri imbere ari byo byiza. Ngize icyo nyivugaho rero numvisha avuga ati twagize sezo mbi muri uyu mwaka ariko ahubwo ni sezo mbi nyuma yaho Ferguson agendeye. Mu mateka ya Manchester United ishobora kuzaba ariyo sezo, ishobora kuzaba muri sezo mbi zibayeho, kugiraho ikipe itsindwa ibitego byinshi kurusha ibyo itsinze, kugiraho ikipe itsindwa imikino myinshi wayo, kugiraho ikipe ishobora gutsindwa imikino myinshi kabisa kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. No kuvuga ngo kirero yaravuze yonyeyeho n'akantu aravuga ati tugeze kuri finale ya FA Cup, ariko mu by'ukuri kugera kuri finale ya FA Cup uzahura na Manchester City, icyo cyizere se wagikura? Icyo cyizere wagikura he? Mu by'ukuri Manchester City noneho itagiba satisfied ibye yumva yatwara buri kamwe kose gacaracara hafi aho. Tugashingira no kuri forume za Manchester United muri iyi minsi tubona imvune zibasiye
ntekereza ko kuba ari kuri finali icya mbere ntihagire icyizere ko azayitwara, ikindi nta kintu gikomeye cyane yamumarira. iyo FA Cup n'ubundi yarayirase sezishize. Bivuze rero nta cyizere gihari muri make. Wenda yavuga twagize sezimbi dutegereze sezitaha, reka dutegereze kino kiragano cya Jimmy Ratcliffe, dutegereze sezitaha hategurwa umushinga mushya w'igihe kirekire, nibishaka bizabe nka bimwe bya Arsenal ngo ni trust the process. Naho ubundi ubwo iyi sezo wa mugane wa mufana twarahiye. Nicyo nabivugaho nta kindi. Urakoze cyane, nubwo nawe wenda ngiza kandi ndenzaho gatoya, ntago twakizera kazoza k'ijana ku ijana muri Manchester United nyuma y'uriya musaruro. Asante sana. Uti trust the process, asante sana Denis. Uravuze ati bigire ku baturanyi b'i Londres, Arsenal birakunda se. Si Denis gusa, ukurundi ruhande gusa umvisha ibyo Denis atangaje, nawe wari uhari. Ten Hag aratangaza byinshi cyane, akavuga ati byari bigoye, biragoranye, n'ubu ntago mbabeshye ko bigiye koroha, ariko nyuma y'iyi discours atanze wowe warenzaho iki? So Fred, urakoze cyane kubw'umwanya umpaye nkakudreringa ngo muri studio nubwo turi ku murongo wa telefone. So kubw'icyo kibazo warumbajije, ni ku magambo yatangajwe n'umutoza Erik ten Hag wa Manchester United, ngira ngo ni mbere ho gato y'umukino wa Brighton wasozaga shampiyona. Ngira ngo n'amagambo yatangaje yisegura ku bafana, avuga ati iyi season ntabwo yatubereye nziza ariko ntabwo irarangira kandi turabasezeranya kwitwara neza muri sezo zitaha. Ngira ngo icyatumaga avuga ngo nirarangira ni umukino bagomba guhuza na Brighton, ngira ngo mu cyumweru gitaha barahura na Manchester City kuri finale ya FA Cup. So nta magambo yo gutanga icyizere, nta magambo yo kugira ngo abafana bazitabire bazaze kubashyigikira i Wembley, ariko no kubahumuriza, sibye ko ntabiha amahirwe menshi ko ashobora gutsinda Man City yaraye itwaye igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka English Premier League. So ni amagambo nyine agomba gutangwa n'ubundi no mu manager wa equipe kugira ngo abafana bakomeze kumujya inyuma, cyane ko hari niyo plot ya match bazahuramo na Man City kwa muri weekend itaha. So ngira ngo ni ibintu nyine n'ubundi buri mutoza wese yakora, ariko ku bwanjye n'ubundi Manchester nago naho icyizere yuko iza gutsinda Manchester City ku mukino wa nyuma. Man City igifite inyota y'ibikombe kandi inafite byinshi. Okay, gusa baba ati ntacyo mbijeje ku mukino wa Manchester City United bishobora kuzaba prolonge bikagorana cyane. Well, eka nongere sasa nse nkufata miruari nyihindukize gusa nongere nsubire kuri Denis ho gatoya. Mukanya nabikomoje avuga ati United batabaye amaso bizatwara imyaka myinshi, birasaba ko batuza bagatrustinga process nka Arsenal. Ariko se Denis, kuri yo Arsenal warukomojeho, nabo umutoza nyuma y'umunsi wa nyuma preparation zari zakozwe avuga ati birashoboka West Ham hari icyo yakora ariko biragorana kwitsindira Everton. Ibyo bari batunganyije za celebration bari bateguye birangira n'ubundi babisubije inyuma nkuko Liverpool byagiye bigendekera imyaka myinshi cyane, ako ntibyabujije umutoza Arteta gutangaza. Tega amatwi uhita umbwira. All this happening because you started believing, you started to be patient, you started to understand what we were trying to do, and all the credit has to go to the players. Stuff that is unbelievable. I think now it's time to have a break, think, reflect, and please keep pushing, keep inspiring this team. Don't be satisfied because we want much more than that, and we're gonna get it.
Thank you so much. Yes Fred, noneho reaction kuri Arteta na Arsenal ye ku ijambo yavuze ku munsi wa nyuma wa shampiyona, ashimira abafana uburyo babashyigikiye, uburyo bizereye muri equipe, uburyo bihanganye. Ntekereza ko mu myaka myinshi ishize kuva na Mzee Arsene Wenger yagenda nibwo tubonye season nziza ya Arsenal kuza ku mwanya wa kabiri gahatana kuriya, nubwo n'ubushize yaje ku mwanya wa kabiri ariko ntabwo hari harimo difference iri hasi y'amanota abiri nk'uko tubibonye ubu ngubu, ndetse bigeze ku mukino wa nyuma igihabwa amahirwe, nubwo wenda byari bigoye bijyanye n'uwo bahanganaga, ariko ubundi ikinyuranyo ahanini n'abatarayihaga amahirwe byashingiraga ku kuwo bahanganye ngo ninde. Ariko mu by'ukuri navuga ko nk'uko Arteta yabivuze ati turacyakeneye birenzeho kuri ya munsi wa nyuma asezera, ati dukeneye ibirenzeho, ati tugakora ibirenze ibi ngibi. Ntekereza ko bashobora kubikora kandi n'abafana ba Arsenal ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange nicyo bategereje kuri iyi ekipe. Bategereje ko ishobora gukora ibirenze kuri biriya, kandi consistency niyo ishobora kugira ikintu ikora. Yego, so reka dutegereze turebe, ni icyo navuga. Ndetse ikomereje hariya shampiyona itaha rwose navuga ko ishobora kuyitwara nubwo uwo bahanganye nka City nawe atoroshye. Okay, consistent akazoza guhozaho. Urabona Arsenal n'ubundi mu minsi iri imbere bishoboka ko hari icyo yazakora igihe ba keeping up kuri iyi pace bariho. Ibyo Arteta ari gukora bishobora kuba ari sawa cyane, kwinjizamo bake batari benshi cyane ko nk'icyo cy'umwataka dushobora kuba twarakibonye hari icyahinduka. Yego, ariko Denis asante, ariko eka nongere nse nkusubira kuri gusohoka gatoya gusa. Arteta turamwumvise, Denis amukomojeho gatoya, ariko na Pep byatangaje. The reality, I'm closer to leave than stay, so 8 years will be 9. So right now my feeling, I want to stay next season. We talk with the club, we have time to talk next season, because I have to see the players as well. If they follow me, they follow us, and for many reasons. So I will stay during the season. We will talk with calm, but after 8-9 years, so 5 more years. 5 more years. Mick, don't say. Arteta's in his office going, please leave. Gusa Pepe byatangaje, urabyumvishe, byagarutse urabyumvishe, sa nk'udusobanura mu gakeya bite. Hanyuma kuri icyo kibazo yango ku magambo yatangajwe na Pep Guardiola, manager wa Man City, avuga ati realite I'm closer to live than to stay. Ni amagambo buri muntu wese ashaka gutekereza agahita yumva ngo bimeze gute, kubera ko ugereranyije na Jurgen Klopp wari usezeye muri equipe ya Liverpool, nabatoza basaga naho bamaze imyaka yenda kungana mu equipe bari barimo, cyane ko Man City yo is successful, yitwaye neza muri imyaka ishize, equipe imaze gutwara shampiyona English Premier League inshuro enye zikurikiranyije, ni equipe yatwaye Champions League, byari bimaze iminsi byarananiranye, yavuga ati equipe imeze bite, abashe n'icyo kintu bakeneye, shampiyona baratwaye, biza kwanya na Champions League bayitwaye nyuma yo kuza gutsindwa na Chelsea ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. So n'umutoza wavuze ko season itaha ashaka kuza kuyitoza none muri equipe ya Man City, ariko akavuga ati bishobora kuza kugorana ko nyuma ya season itaha y'umwaka utaha nshaka kuza gukomezanya na Man City. Ni imyaka 8 amaramo, ni umwaka wa 9 yaza kuba atangiye. So sinibaza rero ko nawe yakomezanya na equipe yabaye successful, ni ibintu bimenyere ku batoza, ashaka kuza kugira amasizon meza muri equipe, nyamara bitabaye bibi ariko bikaza gutuma ahindura miriye akagenda akareba ahandi uko bimeze. So baramwifuza, nawe ashaka kureba ngo abakinnyi, ashaka kureba baraganira bate na star, n'ubuyobozi bwa equipe. Ariko nekereza ko
igishoboka nuko yagumamo season itaha kuko equipe ibintu byose bishoboka na Man City barabitwaye, akaba yagenda akagerageza akaba yahindura ikirere akareba n'ahandi uko bimeze. Okay, akaba yahindura akagenda akagerageza ahandi akareba uko ikirere kimeze, gusa nukayibona ntago njya kubisubiramo mwabyumvishe. Uyu munsi ntabwo turi buze kuza gutinda muri byinshi Sharone, tugerageze twihute fasta. Uyu mugabo we Pep Guardiola tugomba kumushakira time tukamusesengura ndani tugakora hasi byaba ngombwa tugacukura tukajya mu ndiba y'isi mu cyase cya kindi bakunda gukoresha ijambo munda cyane bita mu nda y'isi, tugakoramo tukamenya ese uyu mugabo bitebye ni gatiki aradominiye muri Espagne, agiye mu Budage arabazonze, Premier League twe tuzi nka shampiyona bigoranye cyane arabikoze, hari ikindi twamutega se reka biragoye. Ariko gusa na Dennis si ibyo gusa, turagerageza tunyura mu ma interviews abatoza bakoze dusa nkaho dufunika sezo twikuta n'ibintu turakomeza tugenda tubigarukaho gake. So gusa natangiye mbikomoza mvuga ati imasa side mu mujyi wa Liverpool, Jurgen Klopp kugasirino bakunda kumutazira ka Klopp, umugabo mu marangamutima menshi, Anfield yuzuye indirimbo nyinshi cyane, You Never Walk Alone. Siri Prince yaradutunguye agira ati, but I have an idea. I heard the song today a few times, and I you can do that. I have no problem with that. Let's see how the response will be. La 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 la. Imagine the next season starts and you are not waiting what's going on. No, you go full throttle into it. You welcome the new manager like you welcomed me. You go all in from the first day. Shiposa Rena kabisa. Deni, wumvisha amagambo Klopp yatangaje mu buryo butunguranye sa nk'ubijyamo bite? Fred urakoze cyane. Ukuvuga ngo bira warumbajijeho by'ijambo Jurgen Klopp yavuze ubwo yasezeraga equipe ya Liverpool ku munsi wa nyuma wa shampiyona, abasezera avuga ati nabaye umwe muri mwe, ndetse avuga ati I will never walk alone again, n'umupira yari yambaye ndetse na staff ye byari byanditseho, avuga ati rwose nagiriye ibihe byiza muri iyi equipe ndetse n'urukundo munyeretse mu kugenda kwanjye ruri ku rwego rwo hejuru, wabonaga yishimye. Nibyo ndetse nakubwiraga mu minsi yashize ni Jurgen Klopp nta kintu atakoreye Liverpool, urebye aho yayikuye aho yayigejeje, ibyo yagezeho byose ntekereza ko Jurgen Klopp yakoze byose. Kuri kara karirimbo yaririmbye rero ubwo yari arimo gusezera avuga ati Slot la 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 la, wabonaga kabisa yishimye, ubona ko mu by'ukuri n'ubwo agiye ariko nawe ubwe ibihe usibye kuba abakunzi bayo baramwishimiye, nawe ubwe ibihe yagireye muri iriya equipe nawe ubona ko yabyishimiye. So kuri Slot yagiraga ngo yaravuze ati I have an idea, ati mfite igitekerezo, ahita atera iriya ndirimbo. Mu by'ukuri wari kugira ngo n'abafana abashyire muri mood n'ubwo agiye, ariko nk'uko bamushyigikiye n'ubundi bazashyigikira n'umutoza mushyashyuje, nubwo bitaba byoroshye kuba equipe yahindura umutoza igakomereza aho yari igeze, ariko yagira ngo byibuze nk'uko nawe yaje akagira ibyo ageraho, n'uwo mutoza bazamushyigikire agire ibyo akora. Ibindi ku bijyanye n'aho Liverpool n'imishinga yayo se twayitegaho iki nyuma y'igenda rya Klopp, itangira rya Slot, ni abatoza urumva batandukanye bagiye kuzakina ibintu bitandukanye, wenda twazabiganiraho mu minsi iri imbere ndetse tukazagenda tubibona no mu ntangiriro za shampiyona z'umwaka ushize. Ikindi iriya message iriya ndirimbo yakonfirmaga cyangwa se
yemezaga kuza kwa Ancelotti muri Liverpool n'abari bakiduta wenda batarabyemera 100% mu by'ukuri ntekereza ko biriya byabaye gihamya yo kuza. Urakoze cyane nicyo nabivugaho. Confirmation kabisa kuva kuri umugabo Jürgen Klopp asa nkaho mugani wawe nkuko bikomoje wari ufite dute wese wari ugifite indi mitima bwatereka reka Ancelotti kuva Feyenoord ntago biri bukunde ntago ari buze muri ikipe ya Liverpool bisa nkaho Klopp yamaze kubishyiraho umucyo niwe musimbura we creating room space yo kuza gukoreramo gusa Deni arabivuze kandi urabyumvishije. Dukomereza no kuri uyu mutoza Ancelotti bitebye what's your say on this nawe? Hanyuma urakoze cyane ngira ngo iriya ni geste nziza y'umutoza Jürgen Klopp nk'umuntu usanzwe uzwiho kubana neza na staff n'ubuyobozi na equipe yose muri rusange abafana. So byari byiza ko asoza ariko aganamijiza muri mode y'umutoza mushya ugiye kuza. Ngira ngo ni umutoza Arne Slot, ngira ngo ni umutoza w'umuholandi w'imyaka I think ni imyaka 45 kuko yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 1978. Ni umutoza udafite ibigwi bikaze cyane usibye ko amakipe yagiye acamo ntabwo azwi cyane usibye nka ekipe yararimo ubu ngubu muri season ishize na ekipe ya Feyenoord. Ngira ngo andi makipe yacimo na makipe nka Cambo na makipe nka AZ na makipe atazwi cyane ariko na makipe yagiye akoramo ibigwi bigiye bitandukanye bakagenda bakora ibitandukanye n'ibyo bajyaga bakora. Ni umutoza ukina umupira mwiza cyane ushaka kuzahura n'imikino isanzwe ya Liverpool. Ngira ngo nka ekipe yararimo ya Feyenoord ni ekipe yitwaye neza cyane ko nko muri season yashize ubwo yahuraga na AS Roma ku mukino wa nyuma. AS Roma igitozwa na Jose Mourinho ku mukino wa nyuma wa UEFA Conference League. Ni ekipe yageze finale yari yaje gukuramo ama ekipe agiye akomeye. Ni ekipe yari yagiye hejuru y'ama ekipe nka Slavia Prague ya Union Berlin Maccabi Haifa muri group stages iza kuyayobora iza kurenga ama knockout stages iza ekipe iza kugera finale iza gutsindwa igitego kimwe na ekipe ya AS Roma. So ni umutoza udafite ibigwi byinshi cyane ariko ni umutoza wakoze ibintu kuko nko muri iyo myaka 20 yari ishize mbere yuko bagera kuri iyo round y'ama ekipe 16 ku mugabane w'i Burayi. Nibyo bimaze imyaka 20 ekipe ya Feyenoord itagerayo aza kuza kubikora. So ni umutoza wari wasinye amasezerano y'imyaka 2 muri ku itariki 15 z'ukwa 12 mu 2020 muri ekipe ya Feyenoord. Hariho ko extending undi mwaka umwe nyuma then maza no ku extendingaho ariko ngira ngo ni muri uku kwezi kwa 4 gushize ningo byaje gutangazwa ko byatanye kuvuga ko araza kwerekeza muri ekipe ya Liverpool. So kuba umutoza Jürgen Klopp yaje gusaba abafana ko baririmba irandirimba bavuga bati Ancelotti la gutyo stade yose kamuririmba nyango no gutangira kwinjiza muri mode y'umutoza mushya babwira ati nkuko mwanyakiriye nyigera hano nkungu mukamo kiri kunsezera nawe kuva ku munsi wa mbere muzamwakire gutyo muzamukigikire. Ngira ngo naza Anfield azaba yatangiye kwisangamo kuko already Klopp yamaze kumwinjiza muri ekipe yamaze kumuha abafana. So ikisigaye no kuza kwinjira muri ekipe nawe ntekereza ko iriya ni geste nziza cyane yakoze. So no kwitegura umutoza tukareba icyo ari buzane ekipe ya Liverpool. Ntekereza ko ari byo ngibyo. So ubwo reka bashimire mwakoze cyane nshimira abakurikiye Triple Sports Arena mbashimira ko bakomeza kudutera inkunga mu buryo bushoboka bwose. So subscribe, share, konti zanyu kabisa murakoze cyane. Asante sana nawe gusa asante sana kabisa
tunyiremo ibintu byiza cyane kuri uyu mugabo Arne Slot. Ubwo n'abandi byizere ko mwumviyeho kapo, muri kubumva mwita Dennis, mwita gusa ini Triple Sports Arena. Ngibyo rero byo mu batoza tubinyuzeho, haracyari Ange Postecoglou, hari Pochettino muri Chelsea, nabo hari byinshi batangaje, turageza tugenda tubigarukaho. Mbibutsa ko haracyari umukino wa Manchester City na Manchester United final ndani hapa kuri Triple Sports Arena, commentary yo ku rwego rwo hejuru. Ndabararikiye ni byinshi biri mu gatebo. Ngaye nguko mukanya turagaruka n'ubundi tugenda tujya kuzindi ngingo tuzisubukura. Let's take a break, mukanya turagaruka. Turn on your speaker or mobile. Here we go. Just play. And play as much as possible. And play and play and play. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Try to tactics, to understand the game. Why we decide to do that or not in the other way. You heard it? Yes! Good. Musa, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.